nta muntu n'umwe uzaguhitiramo kubaho atari wowe, kuko uwo ari we wese uzaguhitiramo kubaho ushobora kuzaba desi, ushobora kuzakomereka, ushobora kuzaba destroyed. Kubera iki? Ibintu byinshi uyu munsi biri kuduhereza ibyo duhitamo. Urajya kuri social media wareba runaka bayeho gutya, kandi byinshi kuri social media ni fake, biri fake. I'm telling you, byinshi kuri social media biri fake. Ukabona uburyo umuntu abayeho, ukabona umuntu yifotoreje ku modoka runaka, ukabona umuntu yifotoreje ku nzu runaka, you feel like nanjye nibyo nshaka gukora, ukagenda ugakora ibidakorwa. Kubera iki? Ubuzima bw'undi wabonye bwaguhitiyemo kugomba kubaho. This is wrong mentality, my people. Nago social media igomba kudetermining ubuzima ubamo. Nago abandi bantu ukurikira, abandi bantu ureba, movie ureba zakagombye guhe direction y'ubuzima bwawe. No, you need to sit down ukavugana n'umuremyi wawe, ukavugana n'Imana yawe, ukavugana n'Imana yaremye ubuzima bwawe, ukabanza ukayikonsilita, ukabiba ati Mana, ubundi wandemeye iki? Niki wandemeye? Wamara kumenya purpose yo kubaho kwawe, ukamenya gufata umwanzuro w'uburyo ugomba kubaho, bidatewe n'ibyo warebye, bitewe n'icyo wamenye kugomba kuberaho. Uyu munsi dufite ikibazo cy'abakristo tubayeho as if tuzapfejo, tubayeho as if tudafite ibyiringiro by'ejo hazaza, tubayeho as if tuzabaho se tuzabaho ejo bizagenda. Abenshi tubayeho mu bwoba bw'ubuzima, abenshi tubayeho iyo bukeye urabati mbayeho. No. Ugomba kubaho uzi neza ngo nzabaho, atari uko Satani yakugiriye impuhwe, atari uko ibitero by'abarozi byananiwe. No, ibyo byose bizaza, ariko turabizi ko tugomba kubaho. Tubaho bitewe aho twubakiye kuri Kristo Yesu. Turi abana b'Imana, niyo mpamvu tugomba kubaho. Yes, trends z'ubuzima, ubuzima bwahenze, isigiwe ibyabaye, hehe habaye iki, intambara zabaye intambara, challenge zabaye challenge. Reka mbwize ukuri, bipande bishuke, tugomba kubaho. That's it. Ntago tubaho kuko Satani yadukunze, tubaho kuko twabihisemo, tubihitamo kuko tuzabo turibo. Choose life. Muri ayo madeni uri gucamo, muri izo circumstances z'ubuzima uri gucamo, muri iyo depression uri gucamo, wikwemera ko depression iguhitiramo. Depression ni iguhitiramo, iraguhitiramo kwiyahura. Depression ni iguhitiramo, iraguhitiramo kujya gutura mu kabari. Umukobwa mwiza nkawe, umusore mwiza nkawe, umumama, umupapa mwiza nkawe. No, ntago waremeye kuba imbata y'icyaha, ntago waremeye kuba imbata y'uducupa, ntago waremeye kuba imbata y'ubusambanyi, ntago waremeye kuba imbata y'ibindi. Waremewe kubaho no kugira impact muri generation yawe, no kugira impact mu muryango wawe. Choose life. Sinzi ibiri kukuriza, sinzi agahinda kari kukurya. Yego, maybe na amashuri yawe, maybe na akazi, maybe ni urugo, urareba ukabona nta cyerekezo cy'ubuzima. Yes, it is painful. Muri iyo pain, muri ako kababaro, no, haguruka uvuga ngo kuko Umwami Imana azantabara, nicyo gituma namwara, mpisemo kubaho, nzabaho, no mu rupfu nzabaho. Ndifuza ko muri Mr. 2 Imana yashyize ku mutima ijambo nise choose life, cyangwa se hitamo ubuzima. Yes, choose life. Niryo jambo tugiye tukuganiraho muri Mr. 2. Ndifuza kujya mnigisha iminota mikeya, ni mpamvu mbasabye kujya muzinduka. Nzaza mpita ntangira immediately, ubwo nujya utinda kujoininga uzaza ureba nyuma wenda twasoje, cyangwa se udufatiraho twari dusanzwe, ubundi dusenge mu izina rya Yesu. Ndashaka ko tujya dukoresha iminota mike ishoboka, and then we pray. Ndifuza ko dushyira imbaraga muri Mr. 2 yo gusenga ndetse no gusengera ubuzima bwa benshi. Ndazi neza ko uko Imana ibuze kudushoboza turi buze kubikora kandi bikagenda neza. Imana ibaho umugisha mwe mwamaze kuhagera, dukomeza gushiyaninga mu izina rya Yesu. Deuteronomy ibice 30, cyangwa se gutegeka kwa kabiri ibice 30 ku murongo wa 19. Gutegeka kwa kabiri ibice 30 ku murongo wa 19. Biravuze ngo uyu munsi ntanze ijuru n'isiho abahamya, bazabashinja yuko ngushyize imbere ubugingo n'urupfu. Ngushyize imbere iki?
ubugingo n'urupfu, n'umugisha n'umuvumo, nuko uhitemo ubugingo ubone kubaho wowe n'urubyaro rwawe. That's powerful. Reka nsubire uyu murongo uraryoshye cyane. Uyu munsi ntanze w'ijuru n'isi abahamya. Ijuru n'isi ni abahamya b'Imana igiye kutubwira. Bazabashinja yuko nkushyize imbere ubugingo ndetse n'urupfu. Ubugingo n'urupfu mbishyize imbere yawe, n'umugisha n'umuvumo mbishyize imbere yawe, nuko uhitemo. Imana iri kukugira inama, Imana iri kutugira inama, nuko uhitemo iki? Ubugingo cyangwa se ubuzima ubone kubaho. Mu Cyongereza babivuga neza, ntago bakoresha ubugingo as soul, bakoresha life. Choose life. Iyi soul baba bakoresha hano cyangwa ubu bugingo bakoresha ni ubuzima, not ubugingo. Yes, mu Cyongereza bivuze neza, choose life. Glory to God. Glory to God. Reka dusoreze muri Joshua, Yosuwa 24:15. Yosuwa 24:15. Very powerful statement this man of God has made muri kino gice. Joshua 24:15. The Bible says, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, nimwitoranyirize uwo muzakorera, niba ari za mana za basogokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo. Ariko nge n'inzu yanjye, powerful, ariko nge n'inzu yanjye, I choose, ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Now, bwoko bw'Imana, ndifuza gutangira samoni yanjye gutya. Imana irema umwana w'umuntu. Iyo urebye mu iremwa cyangwa se muri Genesis, Imana batereka turema umuntu ase natwe. So hari gift idasanzwe Imana yahaye ikiremwa muntu, yamuhaye icyo twita free will cyangwa se ubushake. Yes, yaduhaye free will, yaduhaye ubushake. Ubwo bushake tubukoresha icyo dushatse. Nta gihe na kimwe Imana izakobrija, izaza kuguhitiramo ngo kora iki. Nta gihe na kimwe Satani azaza kukobrija cyangwa akakubwira ngo kora iki. Ahubwo dore ikintu Satani akora. Satani araza akagushyira imbere proposal runaka. Imana iraza ikagushyira imbere proposal runaka bitewe n'icyo ushaka, bitewe n'aho uganisha ubuzima bwawe, and then ugacuzinga, ugahitamo. Nta muntu n'umwe wageze ahagera atarahisemo. Ubuzima ufite wabuhisemo, akazi urimo wagahisemo, gukizwa ukizwa cyangwa se kuba utarakizwa, byose it's all about your choice. Mu magambo, amahitamo yawe, ukuri kugenda uhitamo, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe. So now, Imana itubwiye ngo choose life, duhitemo ubuzima, nuko ibizi neza ko dufite iyo capacity yo guhitamo. Ntago bishoboka ko Imana yatubwiye ngo muhitemo ubuzima itazi neza ko iyo capacity yo guhitamo twagize gute tuyifite. Hari inyigisho ndibaza nabyigishe ivuga the power of decision and choices. Ndibaza ibintu nk'ibyo ushaka kuza kwireba nayo iraza kugufasha. So ndashaka kunganira rero muri iyo nyigisho nigishije mbere ku buryo ki dufite ubushobozi bwo guhitamo kubaho. Actually this is my message tonight, cyangwa se muri no minsi 3. Ushobora guhitamo ubuzima, ushobora guhitamo kubaho, ushobora guhitamo kubaho neza, ushobora guhitamo kugira urugo rwiza, ushobora guhitamo kubaho neza muri ubuzima, ushobora guhitamo gukizwa, ushobora guhitamo buri kimwe cyose. Ushobora guhitamo umugisha, ushobora guhitamo umuvumo, ushobora guhitamo urupfu, ushobora guhitamo ubuzima. Byose bitewe cyangwa se bituruka mu mahitamo uri gukora y'ubuzima bwawe. Now, my message tonight ni ukukwereka ko muri wowe hihishemo imbaraga zo guhitamo ubuzima. Muri Deuteronome 33:19 biratubwira ikintu gikomeye. Imana itangaho ijuru n'isi ubuhamya, iravuga ati mbashyize imbere urupfu ndetse n'ubuzima. Now choose life, hitamo ubuzima, kubera ko ubuzima babuhitamo.
ubuzima ubamo, ubuzima so mvuga hari icyo twita a life of meaning, cyangwa se how can I call it, ubuzima bufite intego, ubuzima bufite meaning, hakabaho no kubaho. Ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kubaho ariko ushobora kutaberaho icyo ugomba kuberaho. So mu yandi magambo biratandukanye. Ushobora kubaho cyangwa se ukabaho with purpose, ukabaho mu buzima bufite intego. So iyo mvuga choose life, mba mvuga kubaho ubuzima bufite intego. Iyo mvuga choose life, mba mvuga ubuzima bufite purpose, ubuzima bufite intego ituma ubaho. So mu yandi magambo, hano rero muri kino cyanditswe biri kuduha ikintu gikomeye. Imana yikuyeho responsibility yo kuduhitiramo. Ni twebwe ubwacu dusigaye twihitiramo. So bwoko bw'Imana, abantu benshi muri iyi minsi turi guhitirwamo n'ibindi bintu byinshi dukurikira. Abo dukurikira bari kuduhitiramo uko tugomba kubaho. Movie tureba ziri kuduhitiramo uko tubaho. Social media ibiri gutrendinga hano hanze nibyo biri kuduhitiramo uko tubaho. Ariko naje nkubwire ngo nta muntu n'umwe uzaguhitiramo kubaho atari wowe. Kuko uwo ari we wese uzaguhitiramo kubaho, ushobora kuzaba desi, ushobora kuzakomereka, ushobora kuzaba destroyed. Kubera iki? Ibintu byinshi uyu munsi biri kuduhereza ibyo duhitamo. Urajya kuri social media wareba runaka bayeho gutya, kandi byinshi kuri social media ni fake, biri fake. I'm telling you, byinshi kuri social media biri fake. Ukabona uburyo umuntu abayeho, ukabona umuntu yifotoreje ku modoka runaka, ukabona umuntu yifotoreje ku nzu runaka, you feel like nanjye nibyo nshaka gukora, ukagenda ugakora ibidakorwa. Kubera iki? Ubuzima bw'undi wabonye bwaguhitiyemo kugomba kubaho. This is wrong mentality, my people. Nago social media igomba kudetermining ubuzima ubamo. Nago abandi bantu kurikira, abandi bantu ureba, movie ureba zakagombye guhe direction y'ubuzima bwawe. No, you need to sit down, ukavugana n'umuremyi wawe, ukavugana n'Imana yawe, ukavugana n'Imana yaremye ubuzima bwawe, ukabanza ukayikonsilita, ukabivuga ati Imana, ubundi wandemeye iki? Niki wandemeye? Wamara kumenya purpose yo kubaho kwawe, ukamenya gufata umwanzuro w'uburyo ugomba kubaho, bidatewe n'ibyo warebye, bitewe n'icyo wamenye kugomba kuberaho. Hari umugabo umwe yavuze ngo if you don't have something to die for, you don't have any reason to live. Yes, ngo nimba udafite impamvu yo gupfira, ntufite n'impamvu yo kubaho. This is right. So my people, ugomba gutangira gutekereza, ugomba guhitamo kubaho. Kubaho ntabwo ari ikintu negotiatinga, urabihitamo. Cyane cyane nk'abana b'Imana, urabizi neza ko dufite ubuzima muri Kristo Yesu. Oh, glory to God. Dufite ubuzima twakiriye muri Kristo Yesu. Zoe, the life of God. Dufite ubuzima bw'Imana muri twebwe. Imyuka yacu ifite ubuzima. Dufite ubuzima buba mu maraso, tukagira ubuzima buba mu bugingo, ariko hejuru y'ibyo dufite ubuzima bw'Imana buba mu mwuka wacu. So turabana b'Imana, hari ubuzima dufite. Satani nibyo tunyuramo n'ama background yacu ntago bigomba kudufatira umwanzuro w'ubuzima tugomba kubamo. Naje kukubwira uyu mugoroba, you need to choose life, not a death. No, ntago ugomba guhitamo gupfa cyangwa se guhitamo nzabaho sinzabaho, kanjenje karirengura, nzabaho sinza. No. Kubaho ntago ari ibintu negotiatinga, kubaho ni ibintu hitamo. You choose life. Kubera ko Kristo yaragupfiriye, Kristo yarakubambiwe, niyo mpamvu ugomba guhitamo kubaho. Mu bapfa nturimo, no. Mu barimbuka nturimo, no. Kubera iki? Ufite ubuzima bw'Imana muri wowe. Choose life, experience that life we have in Christ. Yes. Uyu munsi dufite ikibazo cy'abakristo tubayeho as if tuzapfa ejo, tubayeho as if tudafite ibyiringiro by'ejo hazaza, tubayeho as if tuzabaho se tuzabaho ejo bizagenda. Abenshi tubayeho mu bwoba bw'ubuzima, abenshi tubayeho iyo bukeye urabati mbayeho.
no. Ugomba kubaho uzi neza ngo nzabaho atari uko satani yakugiriye impuhwe, atari uko ibitero by'abarozi byananiwe. No, ibyo byose bizaza, ariko turabizi ko tugomba kubaho. Tubaho bitewe aho twubakiye kuri Kristo Yesu. Turi abana b'Imana, niyo mpamvu tugomba kubaho. Yes, trends z'ubuzima, ubuzima bwahenze, isigiwe ibyabaye, hehe habaye iki, intambara zabaye intambara, challenge zabaye challenge. Reka mbwize ukuri, bipande bishuke, tugomba kubaho. That's it. Ugomba kugira ino mentality yo kubaho kandi ukabaho neza muri Kristo Yesu. Bibiliya tuwe ngo nkushyize imbere urupfu n'ubuzima, nkushyize imbere umugisha n'umuvumo. Choose. Hari abantu benshi bahisemo kubaho mu mivumo, hari abahitamo gupfa, hari abahitamo kuba mu mivumo. Njyewe ibyo nabayemo imyaka 5 iciyeho, nukuri ko Imana biri kungaruka, byagenze gutya, barambwiye ngo bijya bigaruka. Niwe wabihisemo, niwe wabihisemo, niwe wabihisemo. Ibyo uvuga bigaragaza ibyo uhitamo, ibyo ukora bigaragaza ibyo uhitamo, imitekerereze yawe igaragaza ibyo uhitamo. Please change your mind, change your word. Uburyo umuntu yiyaturaho, uburyo wivugaho, uburyo wishusha, uburyo umeze. Choose life, my people. Ababayeho bose suko babayeho mu miryango myiza, suko bavukiye mu miryango myiza. Hari abantu bahuye n'urupfu, bararurebera bati ntago mpfa, ndahitamo ubuzima. Some people, they refuse to die. Urupfu rwaraje bararureba bati no, I can't die before my time. I choose to live. I choose life. Satani numuberekera, nimba rukuberekera, numwereka ko nukuri ko Imana nikubwi. No, ntago tubaho kuko Satani yadukunze, tubaho kuko twabihisemo, tubihitamo kuko tuzabo turibo. Choose life. Muri ayo madeni uri gucamo, muri izo circumstances z'ubuzima uri gucamo, muri iyo depression uri gucamo, wikwemera ko depression iguhitiramo. Depression ni iguhitiramo, iraguhitiramo kwiyahura. Depression ni iguhitiramo, iraguhitiramo kujya gutura mu kabari. Umukobwa mwiza nkawe, umusore mwiza nkawe, umumama, umupapa mwiza nkawe. No, ntago waremeye kuba imbata y'icyaha, ntago waremeye kuba imbata y'uducupa, ntago waremeye kuba imbata y'ubusambanyi, ntago waremeye kuba imbata y'ibindi. Waremewe kubaho no kugira impact muri generation yawe, no kugira impact mu muryango wawe. Choose life. Maraso pahada ya barahadia. Ndashaka kukugarura kuri responsibility ufite. You need to choose life. Reka kwiramanta, reka kugarura ibyahise, reka kugarura ibya runaka bya ahahise hanjye past ya uhora uhamagaraho watsinzwe no. Uyu mugoroba responsibility yo kubaho iri mu biganza byawe. Choose life. This is my message. Choose life. Matala barahadia. Choose life. Hari abantu benshi nzi bahuye n'ibintu muri ubuzima. My people, ibyo uri gucamo ndabizi biragukomereye, ariko you are joking. Hari abandi mu miryango ni mu kazi ni ubuzi. Reba nk'umugabo witwa Yobu, kugeza hano ariko Yobu aducira urubanza. Abana barapfuye bose, ubutunzi bwose buragenda, namba nawe uracyajya mu kazi ukabona aho wihisha amasaha 8. Hari abandi bashaka aho bajya bakahabura. Hari twaganira ejo ndabona ati sigaye mva mu rugo nkagenda, ujya hese simbizi, just nshaka. Hari abantu bumva ubuzima bari gucamo. Yoba abana arababura. Uzi ikintu bita kubura umwana, abura ubutunzi bwose. Umugore aramubwira ati wakwipfiriye. Yoba aramubwira ati I can't die. Namenye ko urupfu baruhitamo n'ubuzima bararuhitamo. Ati no, I can't die. I choose life. Igihe Yobu ya choosing the life, yakiriye double from his troubles. Mu bigeragezo bye yakiriyemo double portion. My people, choose life. Sinzi biri kukuriza, sinzi agahinda kari kukurya. Yego, maybe na mashuri yawe, maybe na akazi, maybe ni urugo. Urareba ukabona nta cyerekezo cy'ubuzima. Yes, it is
painful, muri iyo pain, muri ako kababaro, no haguruka uvuga ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, mpisemo kubaho, nzabaho, no mu rupfu nzabaho. Choose life. This is your responsibility. Choose life. Hari abantu bahuye n'urupfu, hari abantu bahuye n'ibintu muri ubu buzima, wumva testimony zabo ukaba ati no, I can't die. Sinzapfa noroshye gutya, sinzapfa nta impact ngize mu buzima bwawe, sinzapfa amahanga ataririmbye izina ryanjye, sinzapfa ya ubuzima bwanjye budahesheje Imana icyubahiro. No, I can't die like this. Nicyo uri guhitamo. Uri guhitamo ko depression kuryamisha mu buriri 2 weeks. Depression, it is what you choose. Poverty, muzi ko hari abantu bamwe na bamwe bahisemo ubukene. Yes, ubukene babihitamo. Kuba laziness, karyama, movie, social media, uva kuri kimwe ujya ku kindi. You are choosing, uri guchuzinga poverty. Reka mbabwira akantu gakomeye namenye. Nta muntu n'umwe ugira imbaraga zo guchuzinga consequences. Consequences ziza nyuma y'icyo wahisemo. Nubani magambo, decision uri gufata uyu munsi nizo zizazana consequence. Wowe icyo wemerewe ni uguhitamo icyo ugomba gukora. Buri kintu cyose uhisemo kizana n'ingaruka zacyo. In this life, better, and please, tekereza ku myanzuro uri gufata ku buzima bwawe, kuko iyo myanzuro izihetse consequence. Let me tell you, choose life. Dufashaka gutambutsa iyi message. Regardless ibyo uri kunyuramo byose, regardless challenges z'ubuzima uri kunyuramo cyose, icara cyangwa wapfukama cyangwa wasenga, ubwira Imana, ubwire Satani, ubabwire ngo I choose life. Kubaho ntago negotiating. You need, if you are a believer following me right now, unkurikiranye aka kanya, najya nkubwire wowe nta excuse nimwe ufite, kuko ubuzima bw'Imana buri muri wowe. Biratangaje kuba ufite ubuzima bw'Imana muri wowe binyuze muri Kristo Yesu, ukaba uyu munsi utari kubaho effectively. What are you doing? What are you doing? Choose life. My people, choose life. This is it. Wizana ngibyo wanyuzemo. Naratsinzwe imyaka ingahe waramaze, hari abandi batsinzwe inshuro nyinshi kurusha izawe. Mana ntago nize byagera, hari abandi batize ariko bahisemo kubaho, babaho kandi babaho neza. Uyu munsi bari kwigisha abana babo. Wishaka kumva ko ibyo uri kunyuramo ari wowe wa mbere winyuzemo, hari abandi banyuze munsi yawe ibyo wanyuzemo. Please, wikwemera ko Satani agufungira mu ikarito, wikwemera ko Satani agenda akagushyira mu nguni akagukubitiramo. No, choose life. No, this is a prophetic word to someone. My people, choose life. Ibyo uri kunyuramo, ibikuriza byose, muri ayo marira hagarara uvuge nubwo narira nkahogora, sinzapfa nzabaho. That's it. I choose life. Ahantu urivuga cyane I choose life. No, vuga cyane aho urivuga ngo I choose life. Maraso takaparahadia. Choose life, my people. Urira, hitamo kubaho. Useka, hitamo kubaho. Mu mubabaro, muri pain, hitamo kubaho. Muri confusion, utazi icyerekezo cyezo, hitamo kubaho. Nubwo utazi aho ujya, hitamo kubaho. Nubaho hazaboneka. That's it. Force it until it happens. Don't give up. Byararangiye. No.
no. We disappointing a generation here, my people. We disappointing abantu badependinze kuri buzima bwawe. We disappointing umuryango wawe ukwizereyemo. They can see a potential in you. They can see a good future in you. Don't disappoint them. Choose life. Even though it is hard, choose life. Mantakate. I know it is complicated. I know it is painful. But choose life. I know I'm communicating to someone. Yes, choose life. My sister, choose life. Even though you're crying, choose life. My brother, even though you are confused, nurebe funanzira na direction numubona. Yes, mama, papa, nubwo ubona bimeze gutyo. Yes, hitamo kubaho fast. Decidinga kubaho. Ibindi bizaza uko wabayeho. Reka mbabwire, imigisha y'imyambaro n'ibiki byose, amafaranga usaba byose nukuriho. Banzubeho kwanza. Banzubeho. Ubwoba busezerere. Mana ejo nzaba birantangaza. Hari ikintu nge kijya kintangaza. Uyu munsi umuntu ari kurira mana ejo nzabahone, ejo nzabahone. Utitaye uyu munsi ho wabaye hute. Tubwizanye ukuri. Mana nzabahone, ejo nzambara iki, ejo nzarya nte. Hamase kandi uri kubivuga ntago wambaye ubusa. Uri kuvuga ngo nzarya iki kandi wariye. Ibasha kwambika uburabyo, ibasha kugaburira inyoni zidahinga. Come on somebody, can you think wowe umwana wawe uri precious? Niyo mpamvu Kristo yaje agapfa ku bwawe. Yesu ntabwo yaje gupfira umuntu usanzwe, yaje gupfira wowe kuko uri precious. Uri umuntu w'agaciro mu maso y'Imana, waremwe mu ishusho y'Imana, ufite ubumana muri wowe. Hari ubumana bwicaye muri wowe. Change your mind. Change your mind. Choose life. Muri ubwo bushomeri, yes, choose life. Nuhitamo ubuzima, ubushomeri buzapfa. Choose life. Choose life. Choose life. Kamomeze. My God. Hitamo ubuzima. Uko byaba bimeze kose, hitamo kubaho. Hey. Hitamo kubaho. Hitamo kubaho. Even though byagusaba kurwana, fight but choose life. Fight but live. Yeah. This is how the champion live. This is how the champion Baba success, they become successful. They fight. Barwana kubera ko bashaka kubaho. Ubuzima nta mpuhwe bugufitiye. Nkunda kubivuga. Ubuzima nta mpuhwe. Nabo mubana ntazo. It is a sad truth. Nukuri kubabaje. Ako namaze namaze kudiscoveringa ukukuri kuva icyo gihe. People, they don't care. Choose life. Numara kubaho, wahisemo kubaho, nibwo abantu ukeneye bazaza mu buzima bwawe. Aba destiny helpers bazaza bakuruwe n'ubuzima wahisemo. Aba financial partners bazaza bakurikiwe n'ubwo buzima wahisemo. Aba business partners ushaka bazaza kuko wahisemo kubaho. Banzubeho fast. Banzubeho. Kuko wahisemo kubaho, uzasoma ibitabo kubera ko wahisemo kubaho. Kuko hari abantu benshi impamvu turabanebwe nuko tutarahitamo kubaho. Kubaho ndi kuvuga suko si existence, ntago ari ukubaho, nukubaho with a meaning, nukubaho with a purpose, kubaho ubuzima bufite intego. Numenya ko wahisemo kubaho ubuzima bufite intego, gusoma ibitabo ntago bizakugora. Yes. Kwicara ngo ufate Bibiliya wumva urusome, ufate ibihe byawe byo gusenga uhure n'umuremyi wawe binyuze mu gusenga no kwiriza, ntago bizakugora. Kubera iki? Wahisemo kubaho ubuzima bufite intego. Choose life, my brothers and sisters. Ubunebwe ni resulta y'ahantu hatari ubuzima.
choose life and a meaning life. Choose life. Tumva ibintu byanze gushira muri nge, nateguye ibintu byinshi hano ariko ndumva I want to fly. Ndumva shaka kubwira umuntu hitamo ubuzima. Hitamo ubuzima. Wihitamo karande. Wihitamo ahahise hawe. Ahahise hawe uzahariho n'ibyo wakoze mu masaha abiri atambutse ni ahahise. Forget. Paul aravuga ngo nibagirwa ibiri inyuma, nkasingira ibiri imbere. My brothers and sisters, ibiri imbere niho hari ubuzima, ibiri imbere niho hari influence, ibiri imbere niho harimo impact. Forget ibyo watsinzwe, forget ibyo wanyuzemo, forget ibikomere byawe, ibagirwa buri kimwe cyose. Ibagirwa n'ibyiza wagezeho. Muzi ko uyu munsi hari abantu bari gutsindwa uyu munsi kuko ejo batsinze. Yes, iyo avuze ngo nibagirwa ibiri inyuma, either positive or negative, yarabyibagirwa agasingira ibiri imbere. The Bible says I praise, nkasingira ibiri imbere. Hari ibiri imbere wireba inyuma, ubuzima buri imbere ntabwo bubi inyuma. Choose life. Choose life. Ibyo watsinzwe, ibyo wanyuzemo, depression wanyuzemo, everything wanyuzemo, forget, ibagirwa, usingira ibiri imbere. Hitamo right now, right now, right now. Glory to God. Mala sala parahadia mantalaba. Choose life. Tugiye gusenga, ibindi maybe nzabikomeza ejo. Choose life. Choose life. Choose to be a good father to your family. Hitamo kuba umupapa mwiza. Hitamo kuba umumama mwiza. Hitamo kuba umugabo mwiza ku mugore wawe. Hitamo kuba umugore mwiza ku mugabo wawe. Hitamo ubuzima bwiza bufite intego. Choose life. Hari abo turi kumwe kuri online bavuge ngo hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ndashaka kubona muri comment turacyari kumwe tuvuge ngo hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to God. Choose life. Ejo nzakomeza nzabereka ibintu bitanu by'ingenzi tugomba guhitamo kugira tubone ubuzima. Ejo nzatanya mbibereka 5 destiny whatever, ibintu bikomeye bitanu ugomba guhitamo kugira ngo ubone ubuzima. Ariko uyu munsi ndagira nkubwire ngo hitamo. Luka 15:18. Luka 15:18. Reka musome iki cyanditswe kimwe muri dugisengeremo. Glory to God. Urebe umusore ukuntu byamugendekeye hano. Ni inkuru y'umusore w'ikirara, ndibaza benshi muyiza, prodigal son. Uyu mwana w'ikirara yafashe imitungo yase, igihe cyarageze yarafite ababyeyi, ameze neza, afite ubuzima, nta kibazo afite. Ahitamo kwaka umurage we. Izita umurage? Heritage. Yes. Ntarindi zina ritaro. Umunani, voila. Narindi gushaka icyo kintu. Yaka umunani we, arangije aracomoka aragenda. Agiye arakubitwa. Isi iramukoma bimwe biri seri. Bya binababwiraga isi nta muhwe. Ay. Iyi si abayituye umva agera ahantu atangira kujya asangira n'ingurube. Yes, usoma icyo gice cyose cya 15. Atangira kujya arwanira ibiryo n'ingurube kugira ngo arye. Ku murongo wa 18 niho nkunda cyane. Era ku murongo wa 16 I think so. Ndagira mwese mukurikire. Amaze gukubitwa, amaze gukubitwa n'ubuzima, amaze kubona ko ubuzima bumwangije, ariko icyo namukundiye ntiyigeze yicara tuza bati nibi byararangiye reka ntegereze mpfe. No, yahisemo ubuzima. Umva ngo yifuza guhazwa n'iby'ingurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha.
urumva hano nabyo ntiyabibonaga actually, yarabyifuzaga ntiyabibona. Shyira kuri 17, shyira kuri 17. Aha, this is the verse. Ngo nuko yisubiyemo, self examination, nuko yisubiramo. Mu cyongereza niko bavuga self examination, please rebera muri version y'icyongereza. Donc yisubiramo, yisubiramo amaze kureba ubuzima yabayemo, ubwo yatakaje, uburyo yinjiye mu rupfu, uburyo yabaye bura buzima bwose. Ndebera indi version, TPT version, cyangwa se King James version. He realized and he come to self. Yes, it's okay. Subiza mu Kinyarwanda. So Bibiliya yatubwiye amaze kureba ibyo byose ngo yisubiramo. Kwisubiramo ni ukwisuzuma. Ati koko mfire muri ubu buzima, ese koko nkora iki? Ntushobora guhitamo ubuzima utabanje kwisubiramo. Ntushobora guhitamo ubuzima. Niyo mpamvu nshaka kubasaba, nyuma y'iyi message, nyuma y'iyi minsi 3, hari abantu mugomba kujya muri retraite, hari abantu ugomba kujya gufata iminsi 5 ukikingirana, ukongera ugatekereza ku buzima bwawe. Wa musore we, wa mukobwa we, wa mugabo, wa mugore, wa couple we, ushoboye gufata retraite 3 days 2 days, ukajyana ukicara ukisuzuma. Kubera iki ibi bintu nibi byatwinjiranye mu rugo? Kuki intonganyizi nizizinjiye mu bana bacu? Kubera ko ubuzima bwanjye butari kugenda neza. Habaye something went wrong, hari ikintu kitabaye cyiza, hari aho wakosheje, hari aho wahisemo nabi. Iyo umaze kwisuzuma, nibwo uhitamo ubuzima. Ndagusabye ahantu uri, iyi minsi ikubera iminsi yo kongera kwisubiramo. Think about your life, think about where you are going, think about the people who are depending on your life. Think again, examine your spiritual life, examine your financial growth, examine your business, mama and papa, examine your marriage. Reba urugo rwawe rufitiye status, rumeze rute? Reba company yawe, reba, tangira wisuzume, wisuzume, wisubiremo. Dore umuhungu ibyamubayeho, amaze kureba ubuzima buri vague ari kubamo, arabati no, haracyari amahirwe. Dore icyantangaje nuko aticiriyeho iteka. Burya ikikwereka umuntu watangiye guhitamo gupfa, atangira kwiciraho urubanza. Menya ngo nutangira kumva umutima wa self judgment, kwicira urubanza, Satani buraba yatangiye kugufata. Niyo mpamvu ushaka kukubaza, regardless ibyo waciyemo, sohoka muri iyo judgment. Niwicira urubanza uragira ngo biraza guhindura iki? Warabikoze, warabikoze, it's okay, come back, ongera ugaruke. Nkunda kubwira abantu, kugwa mu ntege nke, twese twagwa mu ntege nke. Uhereye nanjye iri kukubwira, twese twagwa mu ntege kuko turi abantu. Ariko ikibazo ni ugutinda mu ntege nke, si ukugwa mu ntege nke. Iyo umaze kuzibona nicyo ufata, niye decision ufata. Decision si ukwicira urubanza, decision ni ukongera gufata indi decision igukura muri ubwo buzima, ukongera ukambuka hakurya mu cyubahiro cyawe. Iteka Imana ibikidutegeye amaboko. Dore uyu mutipe ngo yisubiyemo, aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho njyewe inzara insinza. Next, reka mpaguruke. Wabonye umurimo wo kwisuzuma? Mumutebere mbabwire aka kantu. Muzi ko buri self examination yose igendana na decision making. Ikizakwereka ko wisubiyemo ni imyanzuro ufata. Oh my God, this is too much. Ngo reka mpaguruke njye kwa data, mubwirane, data we, nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe. 19, ntibikwiriye kwitwa umwana wawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, makambe umugaragu wawe. 20, arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera. Oh, glory to God. Aramuhobera, aramusoma. 21,
uwo mwana aramubwira ati data nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso hawe ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. 22. ariko iyi nkuru iraryoshye. ariko se abwira abagaragu be bati mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. ibaze ubwo mwene magambo haba imwenda haba inkweto byose yari yarabitejeje, byose yari cyaragurishije ikibanda. ngo muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye tugire gute twishime. kubera iki bishima? kuko umwana avuye mu rupfu ahisemo ubuzima. kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba agize ate azutse. yari yarazimiye none dore arabonetse. nuko batangira kugira gute kwishima. dore iyo uhisemo ubuzima imiryango iranezerwa. uhisemo ubuzima niyo waba ukiri umusiribateri, abana bawe mu isi y'umwuka ahantu bari batangira guserebura ati mama ntagipfuye. mu yandi magambo nanjye marriage yawe itangira guserebura. am I talking to someone? marriage yawe itangira guserebura. imigisha utarabona itangira kunezerwa kuko yari yarabuze ahantu izira. ntago wakwa attracting imigisha y'ubumana udafite ubuzima ubayeho. no, marriage ni abantu bariho, businesses ni iz'abantu bariho. ntago waba uri muri state y'urupfu nurangiza business zinezerwe. no. iyo uhisemo ubuzima business yawe iri imbere igutegereje iratangira ikabyina. taraje noneho ubu mbonye uwanjye. marriage yawe iri imbere iratangira ikabyina. abana bawe bari imbere baratangira, future husband future wife aratangira agacelebrating. kubera iki? mu isi y'umwuka haba ibirori kubera ko uhisemo ubuzima. iyo utarahitamo ubuzima uba waba warapfuye. wahitamo ubuzima ukongera ukazuka nk'uko ibyabaye ku mwana w'ikirara. my people, choose life. this is my message. choose life regardless ubuzima yabayemo, regardless n'amakosa yakoze. yarazi ko agiye kuba umuboyi kwa se. ageze yasanga ibiganza biramutegereje. nuko Imana ibidutegereje, nuko Imana ibidutegereje. tugiye gusenga. my message, choose life. sinzi ibyo uri gucamo, sinzi ibyo uri kunyuramo, sinzi ibikubabaje, sinzi ibikuriza, but ijwi ry'umwuka w'Imana riravugana nawe. hitamo ubuzima. kubaho kwawe no gupfa kwawe kuri muri ibyo biganza byawe. kubaho kwawe no gupfa kwawe kuri muri ibyo biganza byawe. niki uri guhitamo? Mwuka w'Imana yashyize ku mutima ngo nze nkubwire, wa mumama we, wa mupapa we, wa musore, wa mukobwa we, hitamo kubaho. mama, hitamo kubaho ku urwo rugo rwawe. papa, hitamo kubaho ku rugo rwawe. basore, hitamo kubaho. bakobwa, hitamo kubaho. ibishaka kupfa ni byinshi. amateka yawe aragushaka uri umurambo. background yawe iragushaka uri umurambo. amakosa waguyemo aragushaka uri umurambo. abanzi bawe baragushaka uri umurambo. ni gute ushaka gushyigikira icyemezo abanzi bawe bashaka gufata ku buzima bwawe? abakwanga barashaka kubona watsinzwe, wapfuye, wasebye. nawe nibyo uri gushaka kwihitiramo. no, this is awakening call. iri ni Imana iri kudukangura atongera uhitemo ubuzima. ongera uhitemo ubuzima. wishaka kunezeza abagambiriye ku buzima bwawe, wishaka kunezeza Satani uhora kubita agatoki ku kandi. no, choose life. even though bigoye, choose life. even though bishaririye, choose life. wikwemerera urupfu kugira access ku buzima bwawe. choose life. reka dusenge. choose life. choose life. choose life. hari ibintu umuntu acamo
ndi kuvuga njye nibuka ibintu byinshi, testimony zanjye ziri personal. Kamvuga kakana, nimukabona abantu bamwe na bamwe babayeho mugire ngo ni impuhwe bagiriwe. Hari abanze gupfa, they refuse to die. Hey, they refuse to die. They refuse to die. Sinshatse kujya dipa cyane. Maybe ejo kuwa kabiri, ejo tuzaguruka. Kuwa gatatu bizabyaranye. Ndashaka kubereka ibintu bitanu ugomba guhitamo bikuzanira ubuzima. Hari ubuzima butanu ugomba guhitamo. Ejo nzabikwereka. Ejo ntugomba kubura. Ejo ugomba kuzinduka saa 3 top mu kadomo, nzaba ntangiye kugira ngo dusoze kare. Yes. Ejo ugomba kuzinduka kare saa 3 zuzuye tugatangirana kugira ngo atazagira ikigucika. Bwoko bw'Imana, my precious people, dore Imana yantumye uyu mugoroba kubabwira. Muri iyi minsi 3 kubabwira Imana yantumye, hitamo ubuzima. Wihitamo ubwoba. Wihitamo ubwoba. Bakobwa, wihitamo kwibyarira ngo njye iby'urugo nge biranze. Wihitamo kwibyarira. Nakundanye na Karori byaranze, nakundanye na Patrick byaranze. Kandi ba Patrick bikunda kwanga. Ngwisi na Patrick na Claude, no, they are too much, those guys. Nakundanye na Karori biranga, Patrick byaranze, Claude byaranze. Ejo hazaza jamari bizakunda. Choose life. Ngewe relation ngo maze kuzirambirwa n'ukuri kw'Imana. Abahungu b'ikigiye baza ngewe wamaze nkibyarira akana bikaranye, akana kose uzagakura ku giti. Choose life. Hari abaterese paka barabanga, bamwe barababenga 8 10. Uyu munsi bari mu rugo barubatse, bacuze inzu ubuzima. Okundanye na 3 utangiye kwitatsa. Basore nk'abakobwa bazima ntibakiriho, abakobwa bazima ntibakiriho. Ukundanye n'abandi, Claudine yarankatiye, Claudine byagera, Jacqueline aracyahari, azakwemera. Choose life. Hari abari indobo 8 10 until bacuze inzu ubuzima. Uyu munsi bari mu rugo rwabo baranezerewe. Choose life. We choosing kuryama, we choosing a movie. No, choose life. Buy books. Genda ugura ibitabo, soma. You are choosing life. Shaka inyigisho nk'izi zi challenging ubuzima bwawe. You are choosing life. Shaka buri kimwe cyose gikontribute mu kubaka ubuzima bwawe. You are choosing life. Umuntu uri guchoosing ubuzima, umuntu uri guhitamo ubuzima, ikimwerekana nibyo ari gukora bikontribute mu kubaka ubuzima bwe. Choose life. Nakoze business ya mbere irahomba, ngewe amafaranga udufaranga twose twarahiye. Pasiteri we ntabyuzi, nahombye 5,000,000. Pasiteri we, hari abahombye 80,000,000, 50,000. Barahaguruka barongera barazunguza. Uyu munsi they are alive. Bacuzinze ubuzima. Ndabyumva 5,000,000 zarakubabaje. It's okay. Yari school fees y'amakosa wakoze wize. You paid school fees. Wishyuye school fees. Haguruka va muri zo ntege nke. Ongera ushore, ongera ukore. Yesu yasanze, somebody shout hallelujah. Yesu yasanze abigishwa baraye baroba ijoro ryose byanze. Yesu ahageze arongera bati munage. Cya Petero kiramureba, ariko Petero ninjya mu ijuru nzashaka Petero tuganire. Petero anje aramubwira ati ngubwo ari wowe ubivuze. Reka tu banaze barongera, my people, wikwemerwa gutsindwa ku nshuro ya mbere. Ongera unaga inshundura. Maybe mu gucuruza imyenda byaranze, jya mu gucuruza alimentation byaranze, jya mu gucuruza amandazi. Donc do something. Wikwemera failure. Hari abantu bemeye fail, naratsinzwe, byararangiye, byagenze gutya. Niyo watsindwa, hari restoration muri ubu bwami bw'Imana. Imana yadushyiriyeho systems of advantage. Narabyigishe biri kuri YouTube, muze gushaka iyo nyigisho. Systems of advantage nicyo bita number 1, restoration. Biravuga ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye.
bishobora kuba byaranze, ariko iyo uje mu bwami bw'Imana there is a restoration system. Imana yongera kuguhembura, Imana yongera guhembura ubuzima bwawe, Imana yongera guhembura marriage yawe. Marriage ishobora kuba it's okay, come to Jesus as you are. Hari systems of advantage wongere Yesu agukore. Yabwiye intumwa ze ati follow me, I will make you, mumurikire ngo nzabahindura abarobyi b'abantu. You come to Jesus as you are, but he can't allow you to stay as you came. He need to change you, he need to deal with you, he need to akeneye kugukora, aragukora. Just ngwino ukuri nizo ntege nke, ngwino. Hari uburyo Yesu aturestoringamo, but choose life. Mvuge ni message, ibyo uzacamo byose, ibyo uzahura nabyo byose, challenges z'ubuzima zose uzahura nazo, ishyiremo mu mutwe iki kintu: I will always choose life. That's it. Kuko challenge ntizihagaritse kuza, na nyuma y'iyi message maybe hari izindi challenge uzagira. Dore ikintu kizakurengera ni ukwishyiramo ino mitekerereze: ngomba kubaho. Uko byaba bimeze ko kubaho ntago ari ibintu nsaba, kubaho ni ibintu mpitamo. I choose always life. Choose always life. This is the mentality of champions. Kadusenge. Ndibaza message irumvikanye. Hari abantu muhawe umugisha bwoko bw'Imana, avuge ngo haleluya, haleluya, haleluya. Glory to God. Choose life. Challenge zose uri kucamo, wikwemera kurira. Niyo warira kuko uri umuntu, fata akayiswime wihanagure, uvuge ati ndahitamo kubaho. Marasota. Rira. Amarira neja azaza ndi, uzayarire, ariko nyuma yo kurarira wihanagure, kuko umwami Imana azantabara. Marasopradabarahadiya. I choose life. This is the mentality of champions. My people, ubuzima duhura n'ibintu byinshi, ubuzima duhura na challenge nyinshi, ariko byose ni biri mu biganza byawe. Niki uhitamo? Niki uhitamo? Deuteronomy 33:19 biratubwiye ngo mbashyize imbere urupfu n'ubuzima, hitamo. Ndagusabye ahantu uri ntihagire umuntu uva kuri online, ahantu uri iminota 2 dusengane. Ugiye kuzamura ijwi ryawe, wapfukama, waryama hasi, wagendagenda, tugiye gusenga. Uririra Imana ahantu uri, ubwiye ngo Mana, ibyo ndi gucamo I choose life. Mu bana banje I choose life. Nanze amaksida, nanze indwara, I choose life. Nubwo waba urwaye uri kwa muganga, umva message: hitamo kubaho. Wihitamo indwara, wiyita izina ngo ya ndwara yanjye, nta ndwara yawe ibaho. Hitamo ubuzima tubonera muri Kristo Yesu. Ngiye kuguha iminota 2-3, uririra Imana. Ndagusabye ahantu uri usengane nanjye, ubwira Imana: Mana, mu kazi kanjye mpise mu buzima, mu bana banjye mpise mu buzima, muri marriage yanjye mpise mu buzima, mu mashuri yanjye mpise mu buzima, muri future yanjye mpise mu buzima. Zamura ijwi ryawe ahantu uri dusengane. Zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe, zamura ijwi ryawe. Maraso begedege barahadaya. Father, I choose life. Marase bregedege barahadaya. Marasonta kabarahadaya. Yabashantalaba. Mana we, dumisemo ubuzima. Mu bana banjye mpisemo ubuzima, mu kazi kanjye mpisemo ubuzima, muri ministry yanjye mpisemo ubuzima, mu cyamamagariye mpisemo ubuzima. Eyakabababa rentekebe raya baba shantarama elalasia mantekebe ikakakaka marasota. Muri fiança yanjye mpisemo ubuzima, elalasunteleba rembregedegebra. Muri relationship yanjye mpisemo ubuzima, marasandeleba
ayakadede shantekema iyadada muri finance zanjye mise mu buzima mu butunzi bwanjye mise mu buzima ndiyambura amarira ndiyambura hahise ndiyambura intege nke ndiyambura gutsindwa in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ I choose life I choose life I choose life marasata rembregede pariando komarahadaya enteke barahadaya rambra zavarahade he kabababa shata i karababa rambro zovegede menteke bregede parahanda ramarahade ayakadayaba I choose life I choose life I choose life marasobe pelelalia santa rama rantakaba reya mama arahasayaba elalia kantarama elala sunteleba rembregedegeba rambrozofe parinta parahadia rantaraba sinzongera kunanirwa sinzongera gutsindwa kuko mise mu buzima ubunebwe ndabwiyambuye kuko mise mu buzima la sote embregede parahadaya ahahise hari hambase ndahiyambuye kuko mise mu buzima marasandeleba rembregedegeba raya suntaraba entalamarahade. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, I choose life, I choose life, I choose life, I choose life. Marasoba rambregede. In my marriage, I choose life. Marasobe marakandereba rembrozove parintarabarahadaya kabababa shantaraba prazuvarahade. In the name of the Lord Jesus, Rantakabarahade Elalia Santaraba mwizina rya Yesu mwizina rya Yesu uko dusenga ndahanura kuri business yawe yakira ubuzima uko dusenga ndatura mu kazi kawe akira ubuzima uko dusenga mu rugo rwawe ndatura ubuzima mwizina rya Yesu mu bana bawe ubuzima mwizina rya Yesu muri project zawe ubuzima mwizina rya Yesu ndasenze ubuzima bw'Imana bwukwambare mwizina rya Yesu ineza y'Imana ubuntu bw'Imana bube ku buzima bwanyu mwizina rya Yesu icyari ububata gikubitwe hasi icyari ububatwa gikubitwe hasi icyari ugutsindwa bikubitwe hasi mwizina rya Yesu ubuzima bw'Imana bukorere muri wowe ubuzima bw'Imana bukorere muri wowe mwizina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye amen 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 amen. Glory to God. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, munyemerere tuzongere dusubire ku munsi w'ejo saa 3 top. Amahoro y'Imana bane namwe. Shalom. Shalom.